duherukana Mukesha akomeje gukora akazi ke k'ubukangurambaga no kwigisha abashakanye uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro, naho Zimurinda na Mukesha batoza abana babo uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango. Ubu byifashe bite? Kurikira umukino. None se Mukeye, ndakumva. iki cyumweru cy'ubukangurambaga ku guteganya imbyaro mu buryo bwa kamere ni ngaruka mwaka, ni ngaruka kwezi, kiba ryari kugira ngo umuntu azajya aza kwiyumvira. Abajije ariko ntacyo bamusubiza rwose. Mugenzi wacu arakoze, ariko ikibazo cye ndacyanditse. Ndetse n'ibindi bibazo byose byabajijwe mbere ye nabyanditse. Munyemerere rero turabishakira umwanya wo kubisubiza, ahubwo dutuze kugira ngo dukurikirane ubuhamya bw'abakoresheje uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro. Nibyo rwose. Nta kibazo rwose Mukeye. Erega turanabizi ko tutabashije kukubaza ibyo twifuza byose, twazana gusanga aho ukora ku kigo nderabuzima ukaduha ibisobanuro bihagije ku guteganya imbyaro. Cyane rwose. Nk'uko Bernard abivuze, icyo wakenera kuri serivisi zo guteganya imbyaro mu buryo bwa kamere wansanga ku kigo nderabuzima cya Tekana, niho nkorera. Ariko kandi uwegereye paruwasi Gatolika nawe yajyayo, kuko naho hari serivisi zo guteganya imbyaro ku buryo bwa kamere. Ntatinze rero, reka twakire abatangabuhamya batuganirize ku kamaro uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro bwabagiriye. Ijambo ni irya Kabera na Margarita. Murakoze cyane. Nako reka twigire imbere aho mutureba mwese. Ngwino Margarita. Naje rwose. Mwakoze nanone. Mukesha arakoze kuduha umwanya wo gutanga ubuhamya. Nge na Margarita wanjye rero twakoreshaga uburyo bwa kamere bw'urunigi, ariko bwaradufashije cyane ariko mu byumva. Ndabeshya Margarita? Kabera ntabeshya da. Tukibyara twabanje gukoresha uburyo bwa mama aribwo bwo konsa. Maze gukurira umwana turahindura dukoresha uburyo bw'urunigi, maze turabwiga koko. Turabunonoso neza. Imyaka 6 yose tubukoresha. Rwose tubuhagaritse ejo bundi nge na Kabera tumaze gufata icyemezo cyo gukurikiza umwana wacu w'imyaka 6. Nunganiye Margarita. Ibyiza by'uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro ntitwabivuga ngo tubive umuzingo. Byaturinze kubyara indahekana, bituma twirera abana bacu neza, tubasha kubabonera ibyangombwa nkenerwa byose. Urumva? Tubitaho uko bikwiye, tubaha urukundo, tubasha no kubakurikirana mu byo bakora byose. Ikindi kandi iterambere ry'umuryango wacu ryarihuse cyane, kuko twabonye umwanya uhagije wo gukorera urugo rwacu ndetse no kwizigamira. Sinasoza rero ntababwiye ukuntu twahawe inyigisho zivugurura urukundo rwacu, kumvikana ku byo tugiye gukora, gufashanya muri byose, kubahana, kuba indahemuka n'ibindi byinshi. Murumva rero ko iyo tuba tutarateganyije imbyaro, nari kujya mpora ntwite, ejo nabyaye, ugasanga ameze muri ibyo Kabera agakorera urugo wenyine. Urumva ko n'amahoro aba asesuye mu rugo rwacu. Cyane rwose. Yewe, mbega umukobwa mwiza. Shawushira warabyibushye. Igikabyo ugira ndakizi. Ni mu Imana. Ariko rero nawe ndabona itama ryaragarutse. Umva sha, ndabuzwa n'iki se shaka ko ubuzima bwa gereza ntabwakiriye. Ikindi kandi ntihati bikoma kugira ngo mbone amashereka yo konsiza impanga. Ni ukuri ko Imana nkunze morale ufite. Hanyuma se we, mbwira, ugeze witegura ubukwe? Ubu se we, akazi nikagufatira ukabura uko ujya kugura amajyambere? Icyambere singikora. Kubera amategeko ya banki yacu nyine byabaye ngombwa ko nsezera nkora akahasigara. Yego koko disi ndabyibutse. Yewe
nibutse ko disi abantu bafitanye isano ya hafi batemerewe gukorana bya hafi nka kuriya kwawe na Ntwari. Ubwo rero byabaye ngombwa ko muharira. Ubu mpora kuri interineti ndepoza aho mbonye akazi hose. Ariko humura uzakabona Shira. Ndabyizera. Nigeze n'amahirwe uzabona akanya gahagije ko kwitegura ubukwe bwawe nyine no kugura ibikenewe byose hakiri kare. Ibyo gusa sha mbajwe no kutazaba uhari ngo nyambarire. Sinawe inshuti yanjye magara ngiye kurongorwa afunze. Ngiye gukoresha ikirori cy'ingenzi mu buzima bwanjye adahari. Nakubeshye nanjye birambabaje Shira. Urongoye ntahari ngo umujagareze utumutwe munyengusetsa umva sinzi nako. Yaba hazabaga nk'igitangaza ntazi nka kubona wafunguwe. Sine nakugurira amacupa 2 y'amaruru mba washaka ukakenyeraho mu mukenyezi kirarize. Nkagura n'andi nkarunda mu nzu kaza kuntinyisha. Mbese cyakiraho kurira Shira mbabara nanjye utangiza pe. Bishoboka byose Sine. Yezu we Shira babarira ngo utere igipanu. Babara mbivuge hakiri kare ubu mukanya iminota yacu yo gusurwa yabirangiye twataye kurira. Gukundira kutabura ibingarurira akanyamuneza mu mutima. Ngaho nera icyo giparu kigishyushye. We umunyagwa David uzi ko yanyivumbuyeho karabaye kubera iki? Ngo nuko izina murenzi ritari ku mazina n'isi impanga zanjye da umbabarira unyumvira iki kintu. Ibyo gusa subwo byatuma yivumbura ukoni hamoda yivumbuye aragenda n'ibyo yari yanzaniye arabitwara. Ubwo mana yanjye uravugisha kuri Sine abisubiza atabiguhaye cyane atitaye ko abana baba bakeneye amata cyangwa nge kugira ngo mbone amashereka ahagije ra. Ubundi se umunyagwa ko narinze mbyara atamperuka yumvaga nzasohoka kwa muganga ntisabana amazina bwenge buke gusa. Ubundi si byari yaranyigizeho yumvaga nakuraho imbaraga zituma mwitirira abana banjye. Nyihorere cyakora ndaza kumusomera yumirwe. Sinkunda abasore b'ibigwari jewe nta soni. Ubu se niba ari ibyo ntukeneye ibintu byinshi Sine. Aha David we ndakumva Marigari. Usanze duhumuje rero ntumva wakwakiriza amata bitavugwa nabi cyangwa yumwera akabyeri bigahwaniramo. Yego kumana nubwo byose bitangwa nabi ariko sinasimbuza amata inzoga mba ndoga data. Ahubwo mumpere nko mu rujage runini mbere kuko nyagenze. Muyazane ndayagotomera rwose. Nagane gato baracyayabuganiza. Rero icyari kinzanye yego nari mbazaniye amakuru. Reka mbenye babwira rwose mu gihe ntegereje amazimana. Aho tubwire. David amashengo yawe ni umunsi ntabwo wakora aka kazi kacu utari umunyamashyengo rega ntabwo bishoboka. Uzukuri rero niko mwaba mwaramenye igishushanyo gishya cy'agace kacu katekana. Igishushanyo gishya cyane rwose. Bagiye kubaka kaminuza banahanyuza umuhanda. Vugisha ukuri David. Ampaye ndababeshyera iki? Abantu wahagura ikibanza Marigari. Ubwo se twabibona David abakiri ubu ntibabiguriye kubimara. Ntabwo mbizi ariko mubaye mufite gahunda koko yo kuhagura ubutaka ntabibagiramo ntitwabubura. Yewe David reka nze kubiganiraho neza na Marigarita. Ubundi tuzakumenyeshe bidatinze. Nta kibazo rwose. Kandi urakoze kuduha amakuru nk'ayo rwose. Abo hanze yatekana badutanze byambabaza. Banza witabire mbone kugwa igitekerezo cy'ahandi numva washyira ayo makuru nabo bakagira uko bigenza. Allo wiriwe mama. Wiriwe neza mwana wa. None se ko narindi kumwe n'abantu bakwihanganye nkaza kukuvugisha ngeze mu rugo. Reka naho nibihangana ubanza uvugisha nyuko. Ahubwo ngize Imana wanyaruka ukaza hano mu rugo kuko ndagushaka byihutirwa. Amaye. Namahoro se ko ntumije kubagaho mama. Itabumvye. Nzabikubwira turi kumwe yewe. Kandi birihutirwa ntubikerenze. Urumva David? Ese mugabo na Mugisha bahise bajya kuryama? Ntabwo se wumvise badusezeraho ngo Imana iturinde.
ariko ubwo sinzi ibyo nari mugiyemo mu mutwe wanjye. aha bakabya kubi tumaze kurya rero bahita biruka ngo ni njye wandura ngo kuko bogeje ibyombo. umva kandi nubwo harimo agasigane ariko nabyo ntacyo bitwaye da. kuko bibwirije koza amasahane ni icyerekana ko ibyo twabaganirije bitaciye mu gutwi kumwe ngo bisohokere mu kundi. ariko nyine n'ako gasigane tugomba kukabacaho kuko si byiza muke. n'ubundi ni ukubaganiriza buhoro buhoro. yego. ngaho ndurura nawe wigire kuryama umunya. utwara ibyo ushoboye ibisigara nanjye ndabikuraho. yego ugira ngo se ni byinshi. mbe munya. karame papa bigenze bite se. garuka hano gato. ye baba we igira hino munya. nkozikize. munya usanzwe ujya mu mihango ukaba warabimpishe. ego ese ubwo ibyo bintu urumva nabiguhisha koko mama. uravugisha ukuri nta na rimwe wayigiyemo. harya ibimenyetso by'umukobwa ugiye kujya mu mihango urabizi. yego ndabizi ntibuka se ko wabinganirije kandi no ku ishuri barabitwigishije. gusa nanjye niriwe ndibwa mu nda nkumva umugongo wanacitse ariko sinzi niba ari igiye kuza. ni nayo mpamvu kare nasabye umugabo na Mugisha kunyegereza ibyombo. ntabwo wari umeze neza. nyine niyo yaguciragamo amarenga rwose munya. ese burya. kuko waniyanduje niyo mpamvu tukugaruye. yewe ubu se bamugisha ntibabibonye koko. humura bashobora kuba batabibonye. umunya ubu rero wakuze. wumvise sha. ugomba kwitwararika kuko uyu mukobwa yagiye mu mihango aba ashobora no gusama igihe cyose akoze imibonano mpuzabitsina. urumva bivuze ko ubu nabyara byose ndabizi mama. nibyo rwose ukwiye kubizirikana si byo umunya. yego papa ndabyumva. ugomba kwitwararika rero kuko iyo umuntu yirinze bimufasha mu buzima bwe bw'ahazaza akazavamo ufitiye umuryango w'akamaro n'igihugu muri rusange si byo. yego papa ndabyumva rwose. rwose umunya. karame maze ibyo tukuganiriza ntubisige aha. urumva sha mwana wawe. yego rwose. ugomba gukura ukamenya kuvuga oya ku muntu wese wagerageza kugushuka agushora mu ngeso mbi. wumvise. yego. kuko iterambere ryawe n'iry'umuryango wawe nawe rikuri mu biganza. ndabyumva mama. ugomba kuzarigiramo uruhare. wandavuye rero wahura n'ingaruka nyinshi zituma utabigeraho. cyane rwose. urumva natwe bikatudindiza si byo. umunya. karame papa. ibyo byose uzabigeraho bifashijwemo no kunyurwa n'ibyo ababyeyi bawe baguhaye ku buryo ntacyo abasore ndetse n'abagabo b'ingeso mbi bagushukisha bagamije kukwangiriza ubuzima si byo. ndabyumva byose kandi nimuhumure rwose nzakomeza mbyibuke. nuko ngaho ngwino nguherekeze hanze ukarabe witunganye neza ubone kuryama. mu cyumweru cyahariwe ubukangurambaga bwa gahunda yo guteganya imbyaro hakoreshejwe uburyo bwa kamere Mukesha akomeje akazi ke k'ubukangurambaga. hagati aho Sheila wavuye kuri gereza ababajwe n'uko Dave atita ku bana be b'impanga yabyaranye na Sine naho nyina wa Dave ngo amubikiye ibanga. ese iryo banga ni irihe? ntuzacikwe n'inkingi y'amahoro y'ubutaha. ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. itambuka kuri radiyo Rwanda kuwa kabiri isaa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa kane isaa 12:15 z'umugoroba. ku bacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu isaa 8:30 z'amanywa. mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo ikinamico inkingi y'amahoro. inkingi y'amahoro. bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 079 81 13 120 cyangwa se 0788 43 52 06. bitihise ukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi y'amahoro 2023
@gmail.com. Inkingi y'amahoro.